Guys, twabazaniye business nshyashya yitwa MetaMask. Iyi business yasohotse ejo kuri tariki 17 kandi iyi business uyifatiranye mu maguru mashya wakuramo amafaranga kandi nayo washoye ukayagaruza. Tujye muri iyo business yacu bayita MetaMask. Iyi business ushobora kugura VIP ya mbere Ormetex nomero ya mbere ku mafaranga 1000 ukinjiza 100 ku munsi mu minsi 30. Total income ni 3000. VIP ya kabiri ni 5000 ku munsi winjiza 500 mu minsi 30. Total income ni 15000. N'izi VIP zindi 10000 30. So noneho ngiye kubereka uburyo baricagingaho. Wibuke ko hano minimum withdrawal amafaranga 100. Urakanda hano kuri recharge, aha asset recharge, uhakirika hano minimum withdraw na aya mafaranga uri kureba, nako minimum deposit aya ngaye uri kureba 1000, hari 1000, hakaba 5, hakaba 10, hakaba 30, hakaba 60, hakaba 100, 250, hakaba 50. So ngewe ngiye gushyiraho 1000. Ukanda hano handitse jump to recharge page, kuri recharge page yo kuricaginga ukanda recharge page. Noneho bahita bakugeza kuri no payment method yabo. Ahangaha handitse enter number, urashyiramo number yawe ugiye gukoresha uri charging. Ahangaha ubwo ngewe ni 079 ukahita ushyiramo hano, ukadushyiramo ahangaha, ukadushyiramo amazina yawe. Ahangaha ushyiramo amazina yawe baruye kuri iyo nomero. Mbere yo kuricaginga, mbere yuko ukanda recharge completed, mbere yuko wakanda, so urahita ukopiye ino nomero. Mbere yuko ukanda recharge urabanza ujye kwishyura amafaranga ushaka kudeposa. Tujya muri call yawe, ukahita ushyiraho ya mafaranga 42 1 urwego. Nimero yakira amafaranga ubwo ni ya numero. Ubwo ibaruye kuri Alphonsine, ukemeza umubare w'amafaranga ugiye kudeposaho. Hano ugiye guhita wemezamo umubare w'ibanga wawe. Ukanda send. Sorry, connection yatinze.
So iyo urangije kwishyura uhita ugaruka muri ya website yawe ugahita ukanda recharge completed. Turategereza turebe ko amafaranga yatugezeho. Turategereza turebe ko amafaranga twadepoje yatugezeho.